iki wakigorye nago ndi umustar bikunze kuba ko ingo z'abastari zitarama none ubwo urabona bitari kuzakugiraho ingaruka n'ubundi yaza kugukundira ako warindagiye wowe karindagira we nkwereke wowe gapfa ori n'ikinyamakuru cya feke kwanza ubunini nawe ubiteye wakigorye unze kubaho nshaka kubabaza wowe Keza ubwawe ushobora kubana n'umugabo mutararyamanaho na rimwe ubunini bwe ntago ari umutipe uterura ibyuma ngo afite imbaraga zo kuguterura ubufisi yanterura koko kanshobora umuntu ushobora kuguprefera akaguhindura mu mutima n'umuntu utete kuri wowe nka Keza ikibazo si ifisi ntashaka kunterura ngo nshobore icyo ni icyambere gushaka muterura ngo mushobora nago oya we fitanga oya reka guterure turebe nago yashobora mbanira ngo bitahasi ariko si ngega nkwereke ko nshoboye bya bintu ko biri seri shawa mukobwa afite ibiro koko uzi ikintu mbonye yagushobora ahubwo wowe wanze kwiyoroshya oya nisubiza umwana kuba nagushobora kuguterura bivuze ko mu buriri byananiye bivuze ko fisa ashaka ko muhurira mu kibuga agashota urabyumva ahubwo no mu buriri nabyikora nicyo kigaragara rwose umuntu utagukura hasi umugore mwiza n'ufasha iyo abantu bakundana TV ntucikwe n'ibiganiro byacu ukore subscribe share ubundi ugomeze kubana natwe 5 kuri 5 by'umwariko rero tubafitiye abatumirwa bagiye batandukanye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kuganira ku buzima buhagije bwabo hagati yabo urukundo rwabo duheruka rurimo intonganya zigiye zitandukanye ese ubundi rwaje kubaho cyangwa byaje kwanga nene ko tubaha ikaze kuri mikrofone zacu ikaze mu kiganiro urakoze cyane ikaze mu kiganiro nakoze cyane by'umwariko rero muratangira n'ubundi mwiyibutsa abakunzi bacu cyane ko banabazi baranze ninjye mugabo munini mu gihugu ufite imyaka nk'iyanjye utwika baranze mani nta muntu w'umugabo wundi wivugiza ukivuga baranze bahita bumva ko ari fisi wowe nitwa Keza nk'ibisanzwe nyine ndaho ndi umudamu nyine wubatse Keza nk'ibisanzwe nk'ibisanzwe kariho nako kari mujye mugashyira ubwo ni Keza nk'ibisanzwe so mwabyumvishe n'uburi dufite Keza na fisi duheruka hagati yabo harimo intonganya zigiye zitandukanye kugera naho fisi yataye amarira bikaba n'ibintu bibi cyane by'umwihariko Keza ubona n'uyu muntu turacyagomeje wa murongo wawe oye n'ubundi ntago ndava kwizima kubera ko iyo ubwije umuntu ukora kanga kumva uramureka akagumana ibyumviro bye sinamubimukuramo mubwira ngo tekereza ibi ariko n'ubundi biracyari kwakundi ndamusaba kuba yashaka yambwiye ko afite umugore n'umwana asubire ku mugore wa mbere cyangwa se ashakira ahandi ariko nge ntago byakunda uyu musore mbona yaramaramaje nanjye namaramaje kuko ariko byonyine reba nge ikindi kintu cya mbere sinshaka gushakana n'umuntu cyangwa se ukunda n'umuntu ungana utya hera hasi ugeze hejuru ubu yanjya hejuru namujya hejuru byagenda bite birumvikana kari ikintu kituma atakwemera ari ukabona ko nta kazi washobora koko ibyo bintu wamumaze ikintu yumva atari kumva neza ukamubwira ko gishobora ahubwo wambabara ukanyereka inzira ya hafi ijya muri Nyabarongo nkajya kwiyahura sinimba Keza njyena imamu yarinzanye hano yayingaruye ndabizi ko byarangiye nabi ngiye na Keza pe ariko Keza mu by'ukuri nanje kumusaba imbabazi nimba byemera twiyunge nimba byanga nyine nta kundi nabigenza gusa ndacyamukunda umutima umukunda ntaho wagiye n'ubundi uracyari wa wundi kandi nta nubwo wigeze ugabanyaho n'akantu na gatoya ko kumukunda ngenda cyamukunda mu by'ukuri nimba yumva rwose yaba ishuwa akamu rukundo nta kibazo rwose ngiye namwakira intoki za Keza si ubwa mbere tubonye zitariho impeta si n'ubwa kabiri kandi we wari ugiye kumwambika impeta mu byo twabashije kubona impeta wari ugiye kumwambika ifite agaciro kangana iki mbona kubeshye nkubwije ukuri ifite agaciro k'150 by'amadolari by'amanyarwanda Keza ayo mafaranga urayumva bari kunca urutoki ariko uretse yuko ikibazo si impeta ikibazo si n'amafaranga ngo yari ihagaze icyo ndeba ni agaciro kanjye cyangwa se guhitamo kwanjye buri muntu agira guhitamo kwe kandi dukunda bitandukanye hari uwakunda fisi cyangwa se hari uwo nawe yabwira agahita amwemera kimwe uko uterese umuntu siko wese akwemerera maze kumuhakana inshuro zirenga zingahe ariko ntago yumva ndacyabimusubiriramo
niba areba neza. Ibintu ukorera fisi bigaragara ko utigeze ukundaho umuhungu na rimwe. Wigeze ugira umuhungu ukunda ataragukunda cyangwa bose wabakundaga kuko bagukunze? Hari n'ugukunda utaramukunda ariko bitewe n'uburyo yitwara. Yes, n'umundi rero biragaragara ko intoki zawe nta meti iriho. Nekereza ko ari nayo mpamvu abagabo benshi bakunze kuza bakwibashyaho kuri umukobwa. Kandi fisi yarazanye meti ihenze urabyumva. Fisi warabizi uretse nta muntu mu gihugu utazi ko ndi umudamu cyangwa se ndi umugore w'umugabo. N'ubiciye hakansaba urukundo abizi neza yuko ari kurusaba umugore wubatse. No kuvuga ngo rero guhitamo n'ukwanjye nawe n'ukwe kuba kandi ikindi abagabo kuba watereta umukobwa akagutera indobo ni ibisanzwe. Ni ibintu mumenyereye ntago ari ibintu byahatari. We rero no kuvuga ngo ikintu musaba nuko yashakira handi. Ariko se niba atari banga mu buzima bwawe nka Keza wigeze ukundaho umuhungu ukamukunda ataragusaba akagukunda? Ibyo ni ibisanzwe. Ushaka kureba umusore byabayeho byambayeho sina rimwe sina kabiri. Ushaka kureba umusore nkuko umusore akureba akagukunda mutaranaganira no kureba umusore kubera imiterere cyangwa se imico ye tuvuga uti ndavivuye. Fisi ari kundeba nabi murekera hirya. Bivuze ko imico ya fisi irimo iraguhindura. Oya nago nta kibazo cyane nawe na Keza. Ahubwo Keza namba badamu rukundo. Ako igituza cya Keza ujye ukibona. Oya ndamukunda cyane Keza. Uhita umukunda ahantu hose. Oya ibintu bihari biravuga. Ariko se niba atari ibanga noneho uyu munsi wese twemeza usanga wambaye igitenge. Bibaho no sisi ndi umudamu. Mu rugo ndacyambara nyine ariko sinkunda kubyambara ngiye ahantu. Watandukanya gute Slay Queen n'umugore w'umugabo? Nta n'ahantu binahuriye. Slay Queen ni umukobwa udatoranya. Uraza kudusobanura Slay Queen ni iki? Noneho umuntu wita umugore byagenze gute? Umuntu yitwa umugore abana n'umugabo. Iyo urana n'umugabo buri munsi uba uri umugore. Slay Queen uraranaho rimwe na rimwe ubwo byose kubyo waba uri umugore kandi ufite umugabo. Byanze bikunze umugabo murabana kiretse warashatse nk'umusirikare ugenda akamara imyaka mutabana. Aho byashoboka ariko uri umugore w'umugabo mubana mu nzu uri umugore. Slay Queen zo zitandukanye no kuba umugore. Slay Queen ni iki kuri wowe? Slay Queen isobanuye iki kuri wowe? Ni umugore wa buri mugabo wese umukeneye afite amafaranga. Bivuze ko Slay Queen ari indaya? Siko mvuze ko ari umugore wa buri mugabo wese ufite amafaranga niko nabyita. Nawe uyafite wayibona. Oya ikindi Slay Queen ni umuntu utwika. Urumva nk'abantu nk'abasha dibo batwika. N'abantu nk'aba Keza batwika. Bivuze ko waguha Slay Queen wamwemera? None se so umuntu. Afite wa magana iki cyane. Aho hantu uvuze ingingo ni igice akeneye fisi. Igituma unamwima n'urukundo. Ikitubanya. Bituma tubana. Sasa noneho ndi kumva mutangiye kuzanamo ibintu by'urukundo. Hari ukuntu mwe murancanga mugabo w'ikinyarwanda hari gusobanukira. Igituma tubana. Igiki? Igituma tubana. Ibituma tubana. Okay. Ibituma tubana. Okay. Igituma tubana. Ibituma tubana. Ubwo ni ibituma mu bana. None se igituba tubana n'igituma tubana si Nyarwanda cyumvikana ra? Igiki? Igituma tubana igituba tubana. Biraza bitandukaniye. Nyine bitewe. Komana biri kugutera isana ari Ikinyarwanda. Biraterwa n'ushaka kubyumva icyo yumva nicyo ari bufate nyine. Okay. None se niba atari ibanga. Ubundi ni kiye kintu gituma fisi umushyira kure yawe cyane. Uri umusitari nawe umusitari. Impamvu ntago nigeze mwiyumvamo nyine sinzi rero kubeshya umuntu urukundo kandi utarumufitiye ni kosa kandi nshaka kubikora. Dore ngaha abagabo bari niki kiye kintu uziza fisi ukavuga uti ngewe bitewe n'iki kintu dore nguyo uvuga uti ngewe rwose ikintu cya mbere gituma umukobwa akundana n'umuhungu ni kimwe. Mama mugomba kwerekana urukundo hagati yanyu mukanishimirana cyangwa mukishimana mu buryo bwari bwo bwose nagiye gusobanura. Fisi ufite urukundo cyangwa ntago rufite? Urukundo ndarufite ahubwo navuge none se ngewe cyambere cyo bundi ntago yabisobanuye neza. Iyo umuntu abana n'umukobwa cyangwa se n'umugore mbese iyo umuntu ari sheri wawe
mugomba guhuza urumva keretse ahubwo nimba hari ikindi wenda yaba avuga ati fisi wasanga wenda mu buriri byaba bita gikomeye ari urukundo kandi urarufite keretse avuga ati wenda fisi wasanga mu buriri bitakunda aho ngaho kuki utari warasha aho hantu wari ufite ubwoba numva nyine ntago kubitubangura nabanje guca hirya ariko ikintu cya mbere ngiye numva ubu ninafite kankubwire sinkubeshye ubu ninafite akubita abana n'uburyo ngana rwose mba mbona natazi kandi ikintu cya mbere byanze bikunze ubwo ashatse Keza ashatse kuvuga ko nzamuka vuba vuba mukubita ubangura ubwo nuvuga ngo nanirwa vuba ndi kuzamuka iyo umuntu arebye fisi agaragara nk'umuntu w'igisore ariko umuntu w'igisore ujya ubusore bwe butandukanye n'ubusore bundi dukunda sibyo ubunini bwe ntago ari umutipe uterura ibyuma ngo afite imbaraga zo kuguterura ubu fisi yanterura koko kanshobora umuntu ushobora kuguprefera akaguhindura mu mutima n'umuntu uteye kuri wowe nka Keza ikibazo si fisi ntashaka kunterura ngo nshobore icyo ni icyambere gushaka muterura ngo mushobora nago oya we fita oya reka guterure turebe nago yashobora we nago ashobora mbanira ngo bitahasi ariko si ngeka nkwereke ko nshoboye bya bintu urabona ko biri seriye shaba mukobwa afite ibiro koko uzi ikintu mbonye yagushobora ahubwo wowe wanze kwiyoroshya oya nisugize ntago kuba ntagushobora kuguterura bivuze ko mu buriri byananiye bivuze ko fisi ashaka ko muhurira mu kibuga agashota urabyumva ahubwo no mu buriri nabyikora nicyo kigaragara rwose umuntu utagukura hasi umugore mwiza iyo abantu bakundana barafashanya umugore kuvuga ko aramutse yatatse washota mwizamu siko byumva wowe umugore mwiza nufasha umugabo akazi ndabyemera n'ubundi mwese mugiye gufashanya kuko urwo n'urwanyu muri babiri ariko ikindi kintu ngende kuvuga ntago nabeshya umuntu urukundo kandi ntarwo mufitiye ahubwo fisi nihangane mu kababaro ke wavuze ko ataguterura araguterura nuko baterura usaranteruye Yesu we mfasha telefone dora amaboko yanjye ngaho nafashe intebe sasa fisi yatanze ikindi gitekerezo fisi yavuze ko ashaka gushota mugakora umwitozo 63 urumva atari byinshi ariko nago bivuze ko mu ikibazo si no kunterura no mu buriri ndabona natazi rwose sinkubeshye kandi igaruka wiyicarire ikindi cya mbere ahantu urugo rwubakirwa n'ahantu hamwe niba mu buriri byanze n'ahandi ntibyakunda kandi uko amaso yanjye anyereka fisi hano hari ikibazo uri kumva neza uri tayari washota cyangwa ngende tayari uri tayari sasa fisi aramutse agusabye ikintu bitari hasi mwese muri abakitene muri filime agusabye ri hasi uri kumva wabasha mva ibyo ngibyo ntari hasi gibaho ibyo ngibyo ni igikorwa kiba hagati yanyu yazabanje akangerageza mugerageze aya kugerageza se bibaho hari ibintu bikunze kubaho nshaka kubabaza wowe Keza ubwawe ushobora kubana n'umugabo mutararyamanaho na rimwe mugasezerana ivangamutungo mu byiza mu byawe mutabyaye ntabwo byakunda bivuze ko umukobwa ubikora umushyigikiye 100%. none se reka gusa uramutse umushatse ugasanga icyo umushakiye ntacyo agira cyo ugasanga muri wewe yumvamo ko ukwiye kumuha sample ryari iki sample y'urukundo ni ukuvuga ngo niyo ukundanye n'umukobwa mukamarana amezi 5 sibyo ni urugero cyangwa bitewe n'ukuntu bundi biterwa n'igihe mumara cyangwa uburyo wamubonye ukabona uvuga uti umusore ni sawa twabana kandi rega ibyo nta nubwo bikibaho muri iki gihe nta mukobwa ujya uvuga ngo agiye gushaka n'umusore batandukanye nk'ubu nka fisi ni umuyisilamu kandi urukumva afite gahunda yo kugushyira mu mago mukabana neza nta bintu by'intonganya ntaki arabizi ko ari tayari kandi nawe arakwizeye noneho kubera ko ari umuyisilamu ntago we ibyo bintu by'ubusambanya bigenderamo ashaka ko mukora ubukwe mugasezerana ibintu bikarangira ibyo bintu by'imyitozo ntaga bikeneye bivuze ko bitakunda kuri wowe umuhungu wese waza n'ikindi kintu ataje mu myitozo defo ya mbere namubwiye ni imwe afite ubunini bukabije bivuze ko mukaganira icya kabiri sinaba umusilamu kandi umusilamu ashaka umusilamu mugenzi we sinahindura idini wahindura idini kubera Keza none se uretse naga ari kubera Keza uretse mbaze Keza hari ikintu abasilamu bagukoreye kibi
cyangwa hari ikintu kibi waba uzi ku idini ya isilamu basi ngo ukimbwire cyatuma utajya mu idini ya isilamu ni igiki? Abasilamu numvise ariko ni munseke nibyo numvise. Abasilamu ngo numvise ngo uko umugabo n'umugore baryamye bakabikora ngo umuntu ajya koga haba saa 6 z'ijoro haba saa 10 z'ijoro bwose njye nabyuka nijoro nkajya kwitawaza nkongera nkagaruka nkaryama nkajya ntago nabishobora ngewe. Bivuze ko uri umunyamwanda? Ntago ari umunyamwanda. Urabyumva ute? Reka musubize ikindi. Urabyumva ute? Uretse maze ngusobanurire urugero mugiye kuryama n'umugabo wawe murabikoze urabyutse ugiye muri douche murasubiyemo mukoze ibindi ugiye ubwo se ni Reka gusobanurire wabyumvisha. Babikubwiye nabi. Umugore n'umugabo b'abasilamu barararana bakabikora bakarangiza bakaryama. Urumva uraducanze barararana uzuko nanjye bararyamana banza sunyumve wawe karita bararyamana hanyuma mamara kuryamana bakageza mu gitondo. Hanyuma umugabo akoga icyo bita ijanaba. Urumva mu gitondo yamara koga ijanaba akabona kongera koga. Umugore yoga ibintu bisanzwe. Ubwo nijo ntabwo babyuka ngo boge mu gicuku. Oya ariko barabikora barabikora tu nyine bararongorana. Uri kumva ko imbogamizi ari ufite yuko abantu ukurongoye wajya woga yavuyeho. Amakuru nari afite nabi biragenda biza nyamara narizi ko ngiye makuru nifite mbizi gutyo ngo babikoze bajya koga sanga nabumweru ubwo se wasinzira. Ikindi kintu ni bibiri ikindi kintu iyo bari mu gisibo ntago wemereye ngo kuryamana n'umugabo ubu wamara ukwezi kose ubana n'umuntu ku buriri. Nacyo reka gukurira imbogamizi. Iyindi mbogamizi ngiye kukuvaniraho nijoro bararyamana mu gisibo iyo bugenda gucya cyagiye bajya gusari iswara ya mu gitondo saa 10 cyangwa saa 11 gutyo nuvuga ngo saa 10 imbogamizi zavuyeho. Uri kumva urukundo ruri kuza cyangwa nago dusoza ikiganiro ibintu birangire neza. Urumva amakuru ngi nari mfite bampaye ntago yari yuzuye nyine urumva ko bari barambwiye ngo mu gisibo ngo ntago umugabo ajya abonana n'undi. Uri kumva ariko ubu ndumva nsubijwe gusa ubu none nta kintu namusubiza ariko uko biri ntago navuga yego nubwo nsubije wenda ibyo nibazaga ariko ntago navuga ngo ndamwemereye. Soza ikiganiro cyacu gira ikintu usaba Keza kikurema amagatima ku buryo wenda kuyinishiro bizagenda neza. Dusoza rero kujya ugenda none wumva nta ntonganya ufite ku mutima. Dusoza rero reka nkubwize ukuri ngewe Keza ndamukunda n'umutima wanjye wose. Urumva ku buryo binanashobotse akanya nga burundu jewe najya kwa makuza cyangwa nkajya kwiyahura muri y'amazi ya Nyabugogo. Urumva nukuri Keza ngewe nanyumve ndamukunda n'umutima wanjye wose numva ariwe muntu wa mbere wambera umugore numva ariwe najya mbyuka nkamubona iruhande rwanjye kuko Keza ndamukunda rwose. Iyo ndebye amaso ye nkareba umunwa we nkareba mbese fizikale yiwe hose ebana mba numva kabisa. Soza ikiganiro cyacu Keza agira ijambo mubwira nk'umuntu ugukureho imbogamizi kandi urukumva urukundo rwo ruracyahari. Ndamukomeje kandi mwihanganisha nakomeza agerageze ntawamenye. Yes mwabyumvise rero bakunzi ba Filime Nyarwanda TV n'ubundi ikiganiro cyo kizakomeza. Uri kumva hari ibintu bagiye gutekerezaho inyuma ya kamera then tukazagaruka imbere ya kamera tubaha ubusobanuro bufatika niba urukundo kuko rwabaye cyangwa se byanze. Njyewe nari Alpha ikiganiro cyo nakagaruka ukoreshe ya subscribe n'ibindi. Hasta la vista.